umeye Bibiliya kuko ari inezeza. umeye Bibiliya imbwira iby'ubugingo. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga Bibiliya muri gahunda yo gusoma igice kimwe ku munsi. Muri iki cyumweru tuzasoma kuva igice cya 30, cya 31, cya 32, cya 33, cya 34, cya 35 n'icya 36. Imana izatuyoboze Mwuka Muziranenge. Kuva igice cya 30. Ibindi byari bigize ihema ry'Imana. Uhoraho yategetse Mose kubaza igicaniro cy'imibavu. Cyari ahera, nyamara cyari cyegereye isanduku y'isezerano, nubwo byari bitandukanijwe gusa n'umwenda ukingiriza ahera cyane. Igicaniro cy'imibavu cyari cyagijweho izahabu nziza kandi gishushanya amasengesho y'abera. Amasengesho dusenga anyura kuri Kristo Yesu maze akakirwa imbere y'Imana. Byari bibujijwe kucyoserezaho undi mibavu y'ubundi bwoko, ntibakacyoserezeho ibitambo cyangwa amaturo y'ifu. Cyari icyotero cy'imibavu gusa kuko yari yegereye iyo ntebe y'ubuntu. Amasengesho yacu ntabasha gusimbuzwa amaturo cyangwa impano zihambaye, ahubwo Kristo niwe gitambo gituma amasengesho yacu yemerwa. Uwiteka yabahaye amategeko agenga ibarura. Ubusanzwe umuntu abarura umutungo we bwite. Imana yababwiye ko nibabarura abantu, buri wese ubazwe azajya atanga igice cy'ifeza ngo berekane ko ari ab'Uwiteka. Niyo mpamvu Dawidi yakoze ibarura yirengagije amategeko, ahubwo ashaka kureba abashoboye kurwana, kandi Uhoraho ari we ngabo ibakingira. Bahise baterwa na mugiga nk'uko ibyanditswe bivuga. Dore tuzirikana ko turi ab'Uhoraho. Kuva igice cya 31. Abahawe ubumenyi budasanzwe. Imana yujuje abantu bayo ubumenyi budasanzwe. Yabasukiye umwuka wayo maze buzuza ubwenge mu buryo bw'igitangaza. Bisa rero mu muryango wa Yuda na Oholiyabu wo mu muryango wa Dani, bombi bahawe umwuka w'ubwenge no kumenya ubukorikori ndetse no guhanga udushya. Abandi bahanga bose bakoraga iby'ubukorikori, Imana nabo yabujujemo umwuka wayo. Ntitubasha kugira na kimwe dukora mu murimo w'Imana igihe cyose tutabanje kuzuzwa Mwuka Wera. Imana yatondaguye ibigize ihema ryayo, ibyibutsa Mose kuko yifuzaga ko hatagira na kimwe mu mategeko yayo kibagirana. Imana yongeye kwibutsa Mose isabato. Mu minsi 6 y'umuruho Imana yashyizemo isabato ngo ibe umunsi wa 7 wo kuruhuka. Abagaragu baricaraga bagasubizwamo intege, abaja bariruhutsaga ndetse inka zihinga zaruhukaga. Na muri iki gihe isabato niyo idusubizamo imbaraga, ibyiringiro n'imigisha iva ku Mana. Imana yahisemo Mose amabuye abiri yanditsweho amategeko yayo maze yazanira Abisirayeli. Imana iduha ijambo ryayo. Kuva igice cya 32. Ingorane zizanwa no kurambirwa. Ubwo Uwiteka yavuganaga na Mose biriya byose twabonye, Abisirayeli bo bari mu ngando bategereje ko Mose agaruka. Mose yamaze ukwezi kurengaho iminsi 10, hafi ibyumweru 6 kuri wa musozi. Nuko Abisirayeli bararambirwa. Imana yari ifite impamvu yamutindanye, kuko yari igiye kumuha amabwiriza agenga imibereho myiza yabifurizaga. Kenshi ducogozwa no gutegereza ibisubizo by'amasengesho yacu, maze kubera umuruho, akababaro n'ingorane dufite mu isi tukarambirwa. Imana ijya idutabara iturinde kurambirwa. Abisirayeli babonye barambiwe cyane, basanze Aroni bameze nk'ibisimba n'ibihararumbu, maze baramutombokera ngo abaremere ikigirwamana kibayobore bakirebesha amaso. Ndetse mu gihe cya Samweli iki cyaha cyarongeye kisubiramo, kuko basabye umwami wo kubayobora, barambiwe kuyoborwa n'Imana batarebesha amaso. Pawulo yatonganije Abagalatiya ati, yemwe Bagalatiya b'abapfapfa, mwatangiriye mu mwuka none musoreje mu mubiri. Imana yari igiye kubatsemba, nyamara Mose arabasabira. Urukundo rw'Imana ni rwinshi kuko rwirengagiza kugoma kw'abantu. Kuva igice cya 33. Kunga ubumwe n'Imana. Imana yabonye ko Abisirayeli ari ubwoko budagonda ijosi, butumva budahanwa,
kandi utumvira, maze ibwira Mose ko itazagendana nabo. Ababyumvise bose baratabaje baraboroga, kuko nta namwe bashoboraga kugera batari kumwe n'Imana. Mose yabwiye Imana ati, nutajyana natwe ntuzadukure ino, uzaturekere mu butayu. Imana yemeye kongera kunga ubumwe n'abantu bayo, ibasezeranira kuzajyana nabo. Mose yabwiye Imana ati, nyereka ubwiza bwawe burabagirana. Ubwiza bwawe burahebuje, buciraho iteka abanyabyaha, buca imanza zitabera, kandi bwuzuye imbaraga zitera isi guhinda umushyitsi. Nyamara Imana yasezeranije Mose ko izanyuza kugira neza kwayo kose imbere ye. Imana yacu iduhitiramo kutwereka kugira neza kwayo gusa iminsi yose, kuko itwihanganira, kuko turi abantu baremwe mu gitaka. Ndagusabira ngo nawe Imana ikomeze kunyuza kugira neza kwayo imbere yawe muri iyi minsi yose. Kuva igice cya 34, Imana yongera kwandika ya mategeko yayo. Imana yategetse Mose kubaza amabuye abiri ameze nk'ayo yari yakubise hasi bitewe n'uburakari, maze Uhoraho amanukira mu nkingi y'igicu. Iki gicu yamanukiyemo ni bwa bwiza bwayo bwitwa Shekina. Ni cya gicu cyuzuye umusozi wa Sinayi. Ni cya gicu cyageneraga n'Abisirayeli ku manywa. Ni ya nkingi y'igicu yahagararaga ku ihema ry'ibonaniro. Ni ya nkingi y'igicu yuzuye mu rusengero rwa Salomo. Ni bwa bwiza bwaje kuri Mariya maze abyara Yesu. Ni cya gicu cyaje kuri Yesu ari kuri wa musozi, maze ishusho ye igahinduka. Ndetse n'icyo gicu kizamanuka ubwo Yesu azaba agarutse. Imana yabwiye Mose ikivugo cyayo. None ni Imana ki? Yitwa Yehova Uwiteka, Imana y'ibambe n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi, igumanira abantu imbabazi kugeza ku buzukuruza babo. Nitsindishiriza abo gutsindwa, kandi ihora abana gukiranirwa kwa basi. Nayo nerazi iki kivugo cyayo, ndetse n'abandi bahanuzi bari bayizi. Imbabazi zayo zisumba izuba, zisumba ukwezi, ndetse zigera n'ikuzimu. Ubwiza bwayo bwuzure kuri wowe. Kuva igice cya 35, umusanzu wo kubaka ihema ry'ibonaniro. Mose yabwiye Abisirayeli ibyo Imana yamubwiye byose, maze ategeka bamwe muri bo kwakira imisanzu yo kubaka ihema ry'ibonaniro. Ntibakiraga ibyo babonye byose, ahubwo bakurikizaga itegeko Imana yabahaye. Umuntu wese wabaga yemejwe n'umutima we niwe wazanaga ituro bakaryakira. Buri wese yatangaga kimwe mu byo Mose avuze: ni ifeza, izahabu, ubudodo, impu, imbaho z'ibiti byitwa imishita, ndetse n'ibindi. Ndetse bari bafite ubuhanga mu byerekeye ubukorikori no kubaza no kubaka. Niba Imana yasabye ko baza gukora muri uwo murimo, biteye akaga ko hari bamwe bashaka kujyana mu nsengero ibintu bidakenewe mu murimo, ndetse bakazanamo ubuhanga butari mu bukenewe. Abantu benshi baje gutura Imana imisanzu yabo, ariko bazana ibyo yategetse. Imana idahe kwiramya nk'uko byategetswe. Kuva igice cya 36, bubaka ihema ry'ibonaniro. Mose yahamagaye abagabo babiri, Basereli na Oliyabu, maze babashikiriza amaturo abantu batuye, maze nabo batangira umurimo wo kudoda no kubaza ibikoresho byose bikenewe. Abahanga bose Imana yari yahaye ubwenge baraje maze bakorana nabo umurimo wo kubaka ihema ry'ibonaniro. Byageze ubwo abahanga bakoraga umurimo babaye bahagaritse gato, maze basanga Mose baramubwira bati, ibyo batuye Uwiteka ni byinshi cyane, bimaze kurenga ibikenewe. Maze Mose ategeka ko bamamaza mu bantu ngo barekeraho gutura. Bari batanze vuba vuba n'umwete wose, kuko bifuzaga kugira uruhare mu gutuma Uwiteka atura hagati muri bo. Abakereranywe impano zabo batunguwe no kubwirwa ko ibyatanzwe bihagije rwose. Benshi no muri iki gihe bazababazwa cyane n'itangazo rizababwira ko impano zabo, amaturo yabo n'icyacumi cyabo kitagikenewe mu murimo, kuko Uhoraho azaba yashoje umurimo we wo gukiza. Ezekiyeli yahanuye ko azajugunya amafaranga yabo mu nzira ntagire uyatoragura. Imana iduha umwete wo gutanga umusanzu wo gukora umurimo wayo igihe cye gihari. Hari icyo NGY itatubwira kuri ibi bice.
Abisirayeli ubumenyi bari bafite bava muri Egiputa kwari kubumba amatafari abanyegiputa babahagarikiye, nyamara Imana ntiyishingikirije ku bumenyi bw'ikivange cyari hamwe nabo, ahubwo yatoranije abo muri bo ubwabo ibuzuza ubwenge ngo bazashobore gukora iby'ihema ry'ibonaniro. Reka bakora umurimo w'Imana muri iki gihe basaba Imana kubuzuza ubwenge bwo gukora mu murimo wayo. Tubisanga mu gitabo cyitwa Ubusobanuro bwa Bibiliya, volume ya mbere, paje 1109. Ku musozi ubwo Mose yahabwaga amategeko yeretswe uzaza mu isi, yabonye umurimo wa Kristo nuko azaza mu isi, ubwo umwana w'Imana azambara ubumuntu maze akaba umwigisha n'umuyobozi w'abatuye isi, ndetse kwihereza akabahindukira igitambo kizima. Tubisanga mu gitabo cyitwa Ubusobanuro bwa Bibiliya, volume ya mbere, paje 1110. Muri iki cyumweru cyose Imana izakabaze Mwuka Muziranenge wamuha Bibiliya imbwira iby'ubugingo ube n'amagambo yose yavuze. Tugeze mu mwanya w'ibibazo. Icya mbere, ni bande bakoze ibikoresho byo mu ihema ry'Imana? Ni Bezaleli wo mu muryango wa Yuda na Oholiyabu wo mu muryango wa Dani. Icya kabiri, inkingi y'igicu yagiye igaragara ahantu hatandukanye muri Bibiliya yabaga ishushanya iki? Yashushanyaga ubwiza bw'Imana ari bwo Shekina. Icya gatatu, ni ryari itegeko ryo kurekeraho gutanga rizatangazwa? Ni igihe Imana izaba yashoje umurimo wayo wo gukiza abantu. Imana ibahe umugisha.